Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri nicyo gitabo cya gatanu cyo muri Bibiliya, ni nacyo cya nyuma mu by'amategeko ya Mose, ariyo Tora. Nyuma yo kuva muri Egiputa, Abisiraheli bamaze umwaka wose ku musozi Sinayi bagirana isezerano n'Imana yabo. Hanyuma baje kugira urugendo rubi cyane rwo mu butayu, maze ikiragano cy'abavuye muri Egiputa barigayisha bituma batinjira mu gihugu Imana yasezeranyije Aburahamu. Bityo gutegeka kwa kabiri gitangirana na Mose ahagaze imbere y'ab'iki kiragano gishya, abasobanurira Tora. Kandi guhera aha niho imiterere y'iki gitabo n'icyo kigamije bisobanukira. Gutegeka kwa kabiri ni uruhererekane rw'imbwirwaruhame za Mose ahamagarira ab'ikiragano gikurikiyeho cy'Abisiraheli kutazatatira isezerano bagiranye n'Imana yabo. Mu mitwe yo hagati h'iki gitabo harimo urwunge rw'amategeko ariyo agize isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli. Amategeko amwe agaragara ari mashya, ariko amenshi ntasubirwamo yayatangiwe ku musozi Sinayi imbere. Kandi aho mu by'ukuri n'iki gitabo gikura izina cyitwa, rikomoka ku ijambo ry'ikigiriki Deuteronomion, risobanura itegeko rya kabiri. Maze ahabanziriza n'ahaherukira ayo mategeko hari ibice bibiri bigizwe n'imbwirwaruhame ya Mose. Buri kimwe muri byo nacyo kigabanyijemo ibice bibiri. Reka noneho tubijyemo neza turebe uko cyose gisobanuka. Mbere na mbere, Mose abara mu ncamake inkuru y'ibyabaye kugeza icyo gihe, hanyuma akerekana uburyo abantu bo mu kiragano cyashize bagomeye Imana, aho yo yakomeje kubagirira neza no kubaha ibyo bari bakeneye mu butayu. Ni koko Imana yarabihaniye, ariko ntiyaretse amasezerano y'igihango cyayo nabo. Nyuma y'ibyo hakurikiraho uruhererekane rw'ibibwirizwa byuje ishyaka, aho Mose ahamagarira ab'ikiragano gishya kuzarusha ababyeyi babo kuba bizerwa mu by'icyo gihango. Abibutsa iby'amategeko 10, hanyuma ingingo nkuru y'icyo gice ikaba ari umurongo uzwi cyane nka Shema, umva. Mose aragira ati, umva Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Mana yonyine, nuko ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Iki cyahindutse isengesho ry'ingenzi cyane rya buri munsi mu idini rya Kiyuda, kandi rihuza insanganyamatsiko zose z'iki gitabo. Ijambo umva cyangwa Shema mu Giheburayo risobanura ibirenze ibyo kumvira gusa. Igisobanuro cyaryo gikubiyemo n'uburyo wita ku byo wumva, cyangwa mu yandi magambo kumvira. Naho ijambo urukundo mu Giheburayo risobanura n'ibirenze amarangamutima cyangwa ibyiyumvo gusa. Ni icyemezo gifatirwa mu mutima wiyeguriye Imana rwose wose, harimo ubushake n'amarangamutima, ubwenge n'umutima byawe. Aha rero ku Bisiraheli, kumvira no kwiyegurira Imana byabo byari bifite intego yagutse kurushaho. Kumvira ayo mategeko byari ugutuma Abisiraheli baba ubwoko bwihariye mu yandi mahanga, nk'uko Imana yabivugiye ku musozi Sinayi. Bari guhinduka ubwami bw'abatambyi. Nuko Mose ati, ibyo bizashoboka bite? Kubwo gukurikiza ayo mategeko, Abisiraheli bari bagize amahirwe yo kwereka isi yose ubwenge n'ubutabera by'Imana. Ikindi gitekerezo cy'ingenzi kiri muri Shema nuko Abisiraheli bahamagariwe kumvira no kwiyegurira Uwiteka wenyine, ijambo ku rindi mu Giheburayo bivuze ngo Uwiteka ni umwe. Aya magambo ashyizwe mu mwanya wayo, ikigenderewe nuko Uwiteka ari we Mana yonyine Abisiraheli bagomba gusenga no kumvira. Abisiraheli bari hafi yo kwinjira mu gihugu cy'i Kanani, aho abantu basengaga ibigirwamana mu cyimbo cy'ibyaremwe bitandukanye, izuba, ikirere, imibonano mpuzabitsina n'intambara. Kandi Mose we yabonaga gusenga ibyo bigirwamana bitesha abantu agaciro kandi bigasenya imiryango. Nyamara gusenga Imana ya Isiraheli, yo muremyi n'umucunguzi, byo bigeza umuntu mu bugingo ndetse n'umugisha. Noneho tugeze kuri rwa rwunge rwagutse rw'amategeko ari hagati muri iki gitabo, kandi ayo mategeko asa naho yateganyijwe hakurikijwe insanganyamatsiko. Igice kibimbura kivuga ibirebana n'uburyo Abisiraheli basengaga Imana yabo. Bagombaga kugira urusengero rumwe rubahurizaho Imana imwe izagiramirizwa. Ubundi kandi Imana yari kuzasengwa mu Bisiraheli bita ku bakene bari muri bo. Nuko nk'urugero, Abisiraheli bose bagombaga gushyira ku ruhande 1/10 cy'ibyo binjije mu mwaka gitangwa mu rusengero, ariko ikindi cya 10 bagombaga kugishyira ku ruhande buri myaka 3 kigahabwa abakene. Ayo niyo mategeko yatumaga Abisiraheli barushaho kugira umwihariko mu by'ubutabera ugereranyije n'abaturanyi babo ba kera, kandi byose byari bifitanye isano no gusenga Imana kwabo. Igice gikurikiraho cyerekana imirongo migari y'ibyagombye kuranga imico ishimwa y'abayobozi ba Isiraheli. Abakuru, abatambyi n'abami bose bashyirwaga munsi y'ubutware bw'amategeko y'iryo sezerano. Ayo Imana yavuze ko izakomeresha kohereza abahanuzi kugira ngo babere abayobozi abashinjacyaha. Mu buryo bunyuranye n'uko byari bimeze mu baturanyi b'Abisiraheli, aho abami bafatwaga nk'Imana kandi ubwabo bakaba bari itegeko, abayobozi ba Isiraheli bo bagengwaga n'itegeko n'abahanuzi. Igice kinini gikurikiye kigizwe n'amategeko mbonezamubano ya Isiraheli. Ayo ni amategeko agenga ishyingiranwa, umuryango n'ibikorwa, ndetse n'agenga ubutabera mu mibanire, agize urwunge rw'amategeko y'uburyo bwo kurinda abapfakazi, imfubyi n'abimukira. Hanyuma ayasozwa n'andi mategeko arebana no gusenga. Dore noneho zimwe mu nama zagufasha gusoma ayo mategeko yose. Mbere ya byose, wibuke ko ariyo yagize isezerano ryo kuri Sinayi ryahawe by'umwihariko Abisiraheli ba kera, bari batuye mu muco utandukanye cyane n'uwawe. Nuko rero n'icya kabiri,
Si byiza kugereranya aya mategeko n'amategeko yo mu gihe cya none kirangwa n'umuco utandukanye cyane. Ahubwo, ayo mategeko yatangiwe guha Isiraheli umwihariko, bityo rero tugomba kugereranya ayo mategeko n'ay'ibihugu byari bikikije Isiraheli nka Ashuri cyangwa Babuloni. Kandi iyo ukoze ibyo, amategeko yasaga n'akomeye cyangwa adasobanutse, ako kanya aragusobanukira kurushaho. Urabona ko Imana irimo gusunikira Isiraheli ku rwego rw'ubutabera rwisumbuye burenze ubwo bigeze bamenya. Nuko rero, dusoza, gerageza utahure amahame y'ingenzi y'ubwenge cyangwa ubutabera itegeko iryo ari ryo ryose ryubakiyeho, kandi uzavumburamo ibintu by'ingirakamaro cyane. Dore noneho undi mukoro w'inyongera. Genda witegereze uko intumwa Pawulo akora, icyo nyine tuvuze, mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, umutwe wa 9 umurongo wa 9, aho yifashisha itegeko ryo gutegeka kwa kabiri, umutwe wa 25 umurongo wa 4. Biratangaje cyane. Noneho, reka tugaruke kuri Mose. Amaze gusubira mu mategeko yose, yavuze ijambo rye rya nyuma atongera Abisiraheli ko bagomba kumvira Imana yabo bakanayikunda. Ahera ku gutanga umuburo w'ihame mpuruza ritarengwa. Abisiraheli baramutse bitaye ku cyo Imana yabo ibabwira kandi bakayumvira, buri kintu kizajya mbere, umugisha w'ubumana mwinshi. Ariko nibatumvira bakigomeka, ubwo bazaterwa n'inzara, ibyorezo by'indwara, kurimbuka, kandi amaherezo bazavanwa muri icyo gihugu. Nuko Mose ashyira imbaraga mu mwanzuro. Agira ati, uyu munsi shyize imbere yawe ubuzima n'urupfu, umugisha n'umuvumo, ibyiza n'ibibi. Nuko rero, hitamo ubugingo kubwo gukunda no kumvira Uwiteka Imana yawe. Ariko Mose arababwira ati, nzi yuko nimara gupfa muzagoma, mugatera Imana umugongo, bikarangira mujyanywe bunyago. Ibyo bisa n'ibyari bimuteye agahinda. Ariko nanone, yagendanye n'aba bantu imyaka 40, kandi birumvikana neza ko ibyiringiro bye bitakiri byinshi cyane. Ariko Mose avuga ko hakiri ibyiringiro. Umunsi umwe, ubwo Abisirayeli bazaba bari mu bunyage, igihe icyo ari cyo cyose, Mose ati, bazabasha kugarukira Imana yabo. Mu magambo ye, kuko niyo izakeba imitima yanyu, kugira ngo muyikundishe imitima yanyu yose n'ubugingo, maze mubeho. Iki rero ni imvugo igereranya yumvikanisha neza ko hari ikintu kibi cyane mu mutima w'Abisiraheli. Ntibagonda ijosi kandi bakaninangira. Kandi icyo ni nacyo kintu umutima w'abari mu isi bose ugawha. Ibi byahereye kera kose igihe cy'ubwigomeke bwo mu ngobyi ya Edeni. Abantu bahisemo kwigenga baretse Imana. Bashatse kwisobanurira icyiza n'ikibi uko babyishakiye, maze ingaruka z'ibyo ziba kwangiza isi y'Imana yahoze ari nziza. Mose aravuga ati, ariko umunsi umwe, Imana izakora ikintu kizahindura imitima y'ubwoko bwayo kugira ngo bashobore kumva Imana by'ukuri no kuyikunda bivuye ku mutima, maze bayoboke iby'ubugingo nyakuri. Kandi iri ni isezerano ryitaweho n'abahanuzi ba nyuma ba Bibiliya, Yeremiya na Ezekiyeli, ibyiringiro by'umutima mushya. Nuko rero, Mose asoza ijambo mbwirwaruhame rye n'umuvugo uri mu muburo, akurikizaho umugisha, hanyuma akazamuka umusozi agapfa. Uko niko Torah igana ku musozo. Guhangana kuri mu bigize inkuru rusange ya Bibiliya biragaragara, ariko ntibirasobanuka. Ni ryari uzakomoka mu mugore azaza maze agatsinda ikibi? Cyangwa se, ni buryo ki Imana izatabara isi yose igahesha umugisha amahanga yose binyuze muri uwo muryango? Ubundi, byashoboka bite ko kwera kw'Imana kwakwiyunga n'abantu bahora bigomeka? Ni buryo ki se nanone Imana izahindura imitima y'ubwoko bwayo? Ugomba gukomeza gusoma kugira ngo bisobanukirwe. Ariko kugeza ubu, ibyo nibyo bikubiye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri.